arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Mukurikiye Arabohora TV, uyu ni umwanya mwiza nanone Imana iduhaye kugira ngo tunezererwemo. Nkuko mubibona turi mu biro kwa Mwarimu, tumuguye gitumo. Waramutse neza Mwarimu? Mwaramutse neza. Nizere yuko bitari bukubangamire cyangwa ngo bigukure mu mavuta. Ntago biri bumbangamire kuko mpora niteguye kubakira rwose igihe cyose kuko hari mu nzu y'Imana. Kandi bakira abantu batandukanye bose ndabakira, ahubwo nukubanza nkanabasengera nkashima Imana kwibagejeje hano, nkamenya n'impamvu bazinduye. Isengesho nk'iryo ntago natwe twaryanga. Reka dusenge. Mana data wa twese, uri mwiza, ubereye mwiza abagutegereza. Tugushimiye iby'imbaraga wakoze mu buzima bwacu, mu mibereho yacu, ndetse no ku bw'aba bashyitsi wohereje hano. Tugushimiye ko hari ibyo wabakoreye kandi bikomeye. Uburinzi bwawe bwonyine burahagije, buratunyuze, buratunejeje, kandi tugushimiye ko wemeye kudupfira Yesu, urupfu rubabaje ku musaraba, kugira ngo natwe tuzaragwe ubugingo buhoraho. Turagushimiye rero iki gitondo wongere ushyirwe hejuru, iki gitondo izina ryawe ryubahwe. Mwami, nutureba uturebemo abakunezeza, bagambiriye kugira ishyaka ryo kugukorera no kugira mu mutima inzira z'igisiyoni. Duciye bugufi cyane, turagusaba ngo imbabazi zawe ziba arizo ziramira buri muntu wese. Mwisi ni ibyaha, ni ibigeragezo, ni intambara, ariko ubuntu bwawe Yesu nibwo bubeshaho abatuye isi. Uri umunyembabazi Mwami. Umuririmbyi ni wavuze ngo inyanja zose zaba nka wino, ijuru rikaba impapuro, abisi bose bakandikaho iby'urukundo rwawe. Ntago babimara, ntibabirangiza, hakama inyanja ariyo, ariko urukundo rwawe rwo ntabwo rwarangira. Turagushimiye rero kubw'urwo rukundo rwinshi udukunda, mu by'ukuri tudakwiriye, tutakunezeza. Turagusaba ngo ujye utubabarira, uduha imbaraga kugira ngo tuguheshe icyubahiro. Urakoze Mwami, ngaha aba bashyitsi ubahe kugubwa neza. Aha ni mu nzu yawe, niba bakwizera Mwami ubakomereza ibyiringiro, kandi niba batanakwizera Mwami, batanakuzi, nabwo bakumenye, kuko ni wowe watwiyeretse twese, nawe ubagirire ubwo buntu Mwami. Urakoze, turagushimiye. Icyubahiro n'ikibi cyawe, ubaha umugisha, umunsi wabo ubahire, ibyo bakora bibahire, ugendane nabo, intambwe zabo ziyoborwe nawe, kandi ubagure mu buryo bwose, mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, kugira ngo batazatukisha izina ryawe. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Okay, reka tubifurize ikaze mwebwe mukomeje gukurikira Arabohora TV. Uyu ni umwanya mwiza nanone tubonye. Nkuko muri kubibona, nshuti bavandimwe, Mwarimu wacu tumuguye gitumo, tumusanze mukazi. Arimo arakora, yazindutse, natwe kandi ntabwo twabuze kuzinduka. Waramutse neza Mwarimu? Aramutse. Wari batubonye se? Oya, ntabwo nari nababonye. Ugiye kubona ubona tukuguyeho? Mbonye abakozi b'Imana binjira, n'ubundi menyereye kubakira nta kibazo. Twe rero nta kindi kituzanye, umurimo w'Imana ukorana imbaraga. No mu Kinyarwanda avuga ngo umurimo ni uwa kare. Ni iki kigutera kuzinduka ukazindukira hano, kandi wenda wakagombye kuza ku gicamunsi cyangwa se ukaba wanagakorera mu rugo? Hari akazi kenshi hano se ufite ku buryo gashobora gutuma uzinduka bene aka kageni? Akazi k'Imana ko karahari, kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo ibisarurwa bireze ariko abasaruzi ni bake. Gukorana umwete rero ni ngombwa,
biba ari na ngombwa kunahagera ukanasenga Imana kugira ngo umuntu uri bwakire umwakire wanasenze hari izindi mbaraga ufite. Urakoze cyane. Hanyuma ku bantu badukurikiranye hano turi ni kuri paruwasi ya Kacyiru, uyu ni Mwarimu Betty nubwo atari yivuga ariko araza kwivuga buriya ni umuntu mukuru. Ku bantu badukurikiranye muri uyu mwanya nkuko mubibona n'ubundi ari mu kazi ntago kakabura ntago kabura kuko twebwe tumuguyeho tutamuteguje. Mwarimu Betty, ese akazi kawe dushushanyiriza ubundi kaba gateye gate? Umunsi wawe w'akazi ubushushanyije gute? Wowe utegura gute? Umunsi wanjye uyu munsi ho byari umwihariko kuko turi mu masengesho twitegura Pasika, n'ubundi twaraye imbere y'Imana mu rugo kuko murabizi ko kujya ku nsengero byo bitaremerwa neza. Ni umunsi umwe duterana ku cyumweru. Mwateranye nk'umuryango? Twateranye nk'umuryango dusenga Imana kandi bana natwe. Akazi rero uko kaba gateye, muri iyi minsi turi kwigisha abigishwa bashya bitegura kubatizwa. Rero ndazinduka mu gitondo nkaza ngategura inyigisho z'abitegura kubatizwa, hanyuma nkabigisha nkabasengera, hanyuma haba hari n'abakristo ndi burebe kuko tugira n'umunsi wo gusura abakristo bacu tukamenya uko bameze tukabasengera. Ariko muri bino bihe ntabwo ari cyane keretse wa wundi unavuga ati ndarwaye muze munsengere mbone n'umwanya wo kwatura kuko abantu benshi bamaze igihe mu mago batagera no ku rusengero. Hari igihe nk'abakozi b'Imana cyangwa abakristo bifuza ko umuntu abageraho kugira ngo abafashe abasengere yumve nuko banameze. Uti tugasura abakristo mu ngo zabo. Ese mwari nka buriya uramutse ugeze mu rugo rw'umukristo runaka wari wizeye ko afite ubuhamya bwiza, hanyuma ugasanga bwa buhamya bwaragajutse, buriya wowe ubyakira gute nk'umuntu? Ntuze kuvuga nyine wenda ngo nka mwarimu oya, utubwire ese wowe ashobora gukora nk'ikintu runaka kidasanzwe, ese wowe ucyakira gute? Buriya wacyakira gute uramutse ugezeyo ugasanga uko wari umuzi siko ari? Ubwo nk'ikintu yakora se ngezeyo sori nkubaze nk'igiki? Okay, reka ngoye nk'urugero. Ugezeyo urabona mu itorero ryacu ntago abantu bemerewe kunywa inzoga. Yego. Wagerayo ugasanga hateretse icupa rya wine. Icyo gihe weho wabyakira gute? Cyangwa se ugasanga yanasinze bikabije kandi ubizi neza ko ari umukristo, wabyakira ute? Ubwo Satani aba yatwishe, ni umubabaro ni umubabaro. Urumva Imana iba yapfushije natwe tuba tubabaye, ariko nta mufasha nyine nareba uburyo mufashamo muri kasoringi nkamenya n'impamvu, nkamusaba nyine tukagira dialogue pastorale, tukamumitinga nk'abakozi b'Imana, tukamuhamagara hano ku rusengero muri biro, tukamuganiriza, tukamuhugura, tukamubaza impamvu. Ubwo urumva nyine n'ugutangirira zero ukigisha ubutumwa bwiza kuko Satani nta wundi murimo we ni ukwiba, ni ugusenya iby'umwami yubatse. Ariko kandi turahari, turabambasaderi b'Imana, nicyo yaduhamagariye, nicyo yadushyiriyeho kugira ngo abo bantu tubabe bugufi kuko n'ubundi hagwa uwari uhagaze niwugwa. Ndumva aricyo nagusubiza. Niba barisakirire rwose. Uyu munsi cyane cyane reka ngewe mvuge ku rubyiruko kuko nanjye niyo generation ndimo. Uramutse ugize gutya nanone n'utubazo tw'amatsiko ndimo nshaka kukwibariza, ugasanga umusore cyangwa se inkumi runaka yihengekanye nanone nk'uko wabasuye mu rugo na mugenzi we mu cyumba, aho wabigenza ute? Kugera mu cyumba ho ntabwo ari kenshi, byaba binagoye ku muhamagaro wanjye kugera aho ngera mu cyumba. Nuvuga ngo ukimusura ugasanga hari ibintu bibi nk'ibyo arimo akora by'urukozasoni. Nabashoke nababara
kandi birumvikana nawe ari wowe wababara usanze umuntu wizeraga nk'umukristo, nk'umuntu ujya mu ijuru, ugasanga ageze aho ngaho ari gukora ibiteye isoni. Ariko nanone nta n'igitangaza kirimo, kuko isi irimo satani, irimo satani. Ahubwo umuntu yarwana kugira ngo arebe ko ubwo bugingo yabusana yifashishije Imana n'umwuka wera. Ese mwari, ibi nkubajije hari ubwo byaba byarigeze bikubaho? Mana yanjye, ibi rero ntago byigeze bimbaho, ariko mu mashuri byarahabaga. Kamvuge mu mashuri, murabiza abageze mu masegonderi, byarahabaga ugasanga bahugitse nkaho hirya baraganira ibiganiro bitarangira, bya biganiro by'urubyiruko ubona rwose bitarimo ubuhamya bwiza. Nanone kandi mu nzu y'Imana bafata umwanya w'imbere. Byo bibaho rwose. Ariko jewe icyo wenda nakoraga, narababwiraga nti rero mwabana mwe, nanjye nari muto, ariko niba mwumva mugeze igihe cyo gushyingirwa, mugende mubyereka ababyeyi, mugende mushyingirwe, muce mu nzira nziza. Ariko niba mwumva igihe kitaragera, ibi rwose ntago bikwiriye. Mukwiriye kuba abana b'Imana bashimwa. Ariko akenshi ntabwo nabibonaga mu barokore, oya, nabibonaga mu bantu bataramenya Imana. Nibi utwo tuntu batugiraga, niyo mpamvu twanababwirizaga ubutumwa. Ntago wabacaho utababwirije, kandi ari ryo shyaka ryo kubwiriza ubutumwa bwiza. Kandi hari strategy nyinshi zo kubwiriza. Urubyiruko nk'urwo urweretse ko nanone wikanze, ntabwo ushobora kubona uko umubwiriza. None se wamubwiriza gute wikanze? Urabanza ukamwereka ko ibyo arimo nyine byabaye, ariko nanone hari iyindi nzira akwiriye kunyuramo. Ndumva ari cyo nakubwira. Mwari, mu nzu y'Imana ntabwo umazemo iminsi mike. Ni iki kintu kikunezeza kurusha ibindi? Ikintu kinezeza ni ukumva ko nzajya mu ijuru, kubana n'Imana mu ijuru. Imirimo yose nkora, ibintu byose mbamo, ni ubwami bw'Imana ashaka. Nezezwa nuko Yesu yancunguye, kandi hakaba hari umunsi tuzava muri iyi si tukajya mu ijuru, tukabana n'Imana, nta miruho, nta ntambara, nta bigeragezo, nta guhangayika ngo akazi, ubushomeri, ibintu nk'ibyo. Nicyo kintu kinezeza, ko umunsi Imana nitugera mu ijuru izabumbura igitabo. Kuko dusomye mu byahishuwe ibice 20, tukagera ku murongo wa 11 tukamanuka, haravuga ngo ibitabo bizabumburwa. Hazabumburwa ibitabo by'abasambanyi, habumburwa ibitabo by'abiba, habumbura ibitabo by'abanyamagambo, abanyamashyari. Ibitabo bizabumburwa by'imirimo abantu bakoze. Ariko ngo hari n'ikindi gitabo kizabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Numva nzanezerwa cyane cyane igihe nzaba ngeze mu ijuru, bakabumbura igitabo cy'ubugingo nkisangamo. Hanyuma ni iki kikubabaza? Ikintu kimbabaza rero nukuba naba nararuhiye ubusa, nkakorera Imana kuva ndi muto, nkitanga n'imbaraga zanjye zose, kuko numva nzishyiramo uko nzifite, iz'umubiri n'iz'umwuka. Numva nta gace na gato nisigarije. Ariko ikintu cyambabaza nukuba ntajya mu ijuru. Kindi kimbabaza nukubona bene wacu barimbuka, abantu barimbuka, kandi Yesu yaraje kugira ngo abacungure. Nicyo kintu cyambabaza. Nkurikije uburyo ukunze umurimo w'Imana, hari icyo nakwibaza. Ese mwari, ni iki kintu mu bintu utunze iwawe cyangwa kuri konti, mu butunzi bwawe, wumva watanga kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe? Umuntu abaye akikwatse, wewe wumva watanga iki mu bintu utunze, mu butunzi bwawe, kubw'umurimo w'Imana wumva watanga iki? Imbaraga zanjye zose, n'umubiri wanjye wose, n'ubwenge bwanjye bwose, nabitanga bigakorera Imana. Numva ukuntu niyemeje, numva ndamutse ngiye nko kubwiriza nko muri bino bihugu, bakaba bananyica nziza ubutumwa bwiza, numva ntababara, nanezerwa, kuko naba nguye mu muhamagaro neza neza. Ariko ikindi kintu natanga, nkunda, birumvikana nkunda abana nabyaye n'umugabo,
ni ibintu byumvikana kuko uhera kuri famiye yawe ya bugufi. Rero numva umurye n'umuryango wanjye, abana baba bakozi b'Imana bakiha Imana, numva ari ibyo ngibyo nkunda mu butunzi mfite. Amafaranga nayo numva nayakoreshereza Imana kandi uko mbishoboye. Nta kintu na kimwe ntakora kubw'umurimo w'Imana. Reka mbihiniraho ngaho. Abakunzi ba Arabohora TV mwabyumvishe, mwarimu ati njyewe kubw'umurimo w'Imana natanga imbaraga zanjye zose, ariko umurimo w'Imana ugakorwa ukagenda neza. Hanyuma nanone mwakomeje kumva amagambo menshi yagiye agarukaho, yagiye yibanda cyane ku magambo yo muri Bibiliya. Mwari ukurikije uko amasaha 24 y'umunsi aba apanze ku bwawe, ni kangahe wegera Imana ugasenga ku munsi? Ni kangahe usoma ijambo ry'Imana? Ni kangahe nanone ufata umwanya ukabwiriza? Ushobora guhamagara nk'umuntu kuri telefone wumvisha amakuru ye ukaba wamubwiriza. Ibyo bintu bikora nk'inshuro zingahe ku munsi? Kubaza. Okay, urakoze. Ni ikibazo cyiza. Jewe mbona navuga ko ari inshuro nyinshi. Ubwo urashaka umubare ariko urugero reka mpere nko ku munsi wanjye w'ejo. Nk'ejo nari mwivuga butumwa online bien sûr, kuko niho turi gukorera umurimo kubera ibihe turimo bya covid. Hanyuma mvuyeyo ngeze mu rugo numva no kurya biranze, numva ndashaka gusenga, nicara ndasenga, fasha abana ibyo nabafashaga ama devoir n'ibindi, ndabaryamisha, ndangije numva kuryama biranze, ndicara ndasenga, numva mfashijwe no gusenga Imana. Reka mvuge ngo ijoro ryose ndasenga, none n'ubu mbyukiye mu nzu y'Imana. Ubu se mvuge ngo ni kanga uko umwami ashoboje niko mbikora nk'umumama, kuko haba hari n'izindi nshingano, ariko uko umwami ashoboje, ariko agakeya kabaho ku munsi, kuko ngiye kuryama ndasenga, mbyutse ndasenga, ngiye kurya ndasenga, ngiye kugira urugendo nkora ndasenga. Ubundi gusenga ni ubuzima bw'umukristo, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo musenge ubudasiba. Ubwo urabara amasaha agize umunsi, kuko nibyo dutegetswe. Ahubwo rimwe na rimwe hari igihe tutabikora neza ngo twubahirize iby'Imana yatubwiye, ariko dutegetswe gusenga ubudasiba. As Christian twese dutegetswe gusenga, nta kindi. Abantu badukurikiye mwabyumvishe, hari ukuntu mujya muvuga muti njyewe uyu ni role model wanjye, uyu ni umuntu nshobora kureberaho bitewe nimba mutima ibimurimo ibyakora. Hanyuma wowe mu buzima bwawe, yego, ninde muntu ujya wireferaho ukavuga uti njyewe nkurikije uyu muntu, uvanyemo igitabo cya Bibiliya? Mu buzima busanzwe ninde muntu kwinspira? Mvanyemo igitabo cya Bibiliya? Yes. Uwambere ni Yesu. Nubwo mbujije kuva uwambere ni Yesu nireferaho, kuko we yaravuze ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Niwe wa mbere, ariko no mu bakozi b'Imana barahari benshi, sinavuga amazina, barahari bambanjirije mu murimo, kandi uyu murimo ukuntu wubatse udutegeka kubaha abatubanjirije mu murimo. Barahari rero, wenda ubwo urashaka ko mvugamo nk'amazina. Hari nka Mwarimu Betty, ari passionné wo muri ADPR. Hari abayobozi banje b'itorero, nabo nabaroro modo. Hari Mwarimu Ada, we ni umuntu nkunda cyane. Ada. Hanyuma tutarajya kure, utuntu nka 2 cyangwa 3, yego, wigiye kuri abo bantu maze kurondora haruguru, yego, twakugiriye umumaro kurusha ibindi. Notuhe ni 2. Akambere nababonyeho kwitanga ku murimo w'Imana, bituma nanjye niyemeza kwitanga ku murimo w'Imana, gutanga imbaraga zanjye zose. Icya kabiri, nababonyeho kwirinda gushyira ubwami bw'Imana imbere. Aho nabamenyeye nabonye ibyo bintu barashyize Imana imbere, nkuko Dawidi yavuze ngo nashyize Imana imbere sinzanyeganyezwa. Nibyo nababonyeho,
ikindi nababonyeho gukunda itorero n'umurimo w'Imana. Wenda ndumva mvuze ibintu bisa ariko nuko nguko bimeze. Mvuze tubiri. Okay, abantu badukurikiye rero ndagira ngo mbamara amatsiko. Iyi ni Arabohora TV. Hanyuma iyi televiziyo nta kindi igamije ni kwamamaza ubutumwa bwiza bukagera kure ku mpera y'isi. Mwarimu, turi kumwe hano mu kazi, twagusanze mu biro. Agira message uhereza abantu badukurikiye igendeye ku ijambo ry'Imana. Ijambo riri kumfasha numva rigari muri iki gitondo. Mbyukanye riravuga, riri muri Daniel ibice 3:17. Riravuga ngo niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe habe no kuramya igishushanyo cy'izahabu wakoze. Iri jambo ni decision aba bahungu batatu bafashe, Saduraka, Meshake na Abedinego. Nukuvuga ngo umwami Nebukadinezari yakoze igishushanyo bibitegeko mu gihugu cyose ko abantu bose bari buvuza amakondera n'amabubura byose, bagahita bose bunama bagapfukamira icyo gishushanyo umwami yakoze. Aba basore batatu bari barizeye Imana by'ukuri, barangije ntibitaye ku kaga bagiye kwinjiramo, ntibitaye ku makuba bagiye gucamo. Baravuze ngo niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza itanura ryaka umuriro, yanadukiza amaboko yawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza, kuri 18, ariko naho itadukiza, haleluya, ni turi bupfukamire ikigirwamana wakoze habe no kukiramya. Ako kajambo kavuga ngo niba ari ibyo. Ndifuza ko abantu bagira ijambo ry'Imana rigwiriye ku buryo bavuga ngo nabo niba ari ibyo Satani ari kukangisha abantu, abakangisha ibigeragezo bikomeye n'ibindi, bavuga ngo niba ari ibyo Imana yacu twamenye, twiringiye, twakurikiye, ifite imbaraga zo kudukiza, byo turabizi, ntabwo tugishidikanya. Ariko kandi bibaye ngombwa ko inatureka ngo tugeragezwe, ntabwo turi bupfukamira iki kigirwamana. Daniel, iri jambo ni ijambo nafashisha abantu, nimukomere, nimushikame, nimukurwe umutima n'umwami Nebukadinezari n'ibigirwamana muri kubona imbere yanyu, n'ibisa nabyo n'ingabo za Farawo n'ibihinda. Arakaririmbo kavuga ngo iyo Farawo abimenya yari gucisha make akitonda, yabonye inzira yo mu mazi agira ngo ni inzira isanzwe arishora. Kumbe Imana yari yatabaye ubwoko bwayo. Nagira ngo mbabwire ngo muhumure, mu ijuru hari Imana izatabara bera, izatabara abayihungiraho. Kandi nawe niba utanayizi, ibi ngibi ari ubwa mbere ubyumvise, inzira irahari. Yesu ateze amaboko, nta cyaha na kimwe Yesu atakubabarira igihe wemeye kuza umwegera. Ikindi kandi abari mu ishuri ry'ibigeragezo, ndagira ngo mbakomeze nkuko Saduraka na Meshaki banesheje, namwe nimuneshe. Imana iri kumwe namwe kandi yiteguye kurwana urugamba ku bwanyu. Ndumva arayo navuga, nkanarangiriza ku jambo riri muri Zaburi 25:3 ravuga ngo siko bizaba muba mutegereza, nta uzakorwa n'isoni keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu. Umuntu ashobora kumva ndi kurivuga akavuga atari ko Betty ubwo nago zigeze zigukora n'umunsi wa rimwe. Ibyo ngibyo n'abasaduraka byababayeho, ariko ntabwo barekuye. Turafite gukomeza icyo twamenye kugira ngo hatagira utwambura agakiza, kuko Satani turi ku rugamba, turarwana nawe. Abonye urwaho yagukubita hasi, nka bya bibazo wahoze ubaza ati usanze nk'umukristo ukabona nkwe inzoga, mu by'ukuri waruzi ko ari umuntu w'imbere. Ni ibintu biba bibabaje nyine. Niyo mpamvu uvuga ngo abantu nimube maso, nimwirinde. Urugamba turiho ntabwo ari urw'umubiri, ni urw'umwuka. Ariko kandi siko bizaba muba mutegereza, mubategereza Imana, nta numwe uzakorwa n'isoni keretse bava mu masezerano ari nta mpamvu.
bajya bavuga ngo ukuri guca mu ziko ntigushye. Igihe uvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, Imana ni ukuri izashyigikira ukuri kw'ijambo, Imana ibaha umugisha. Ariko mu bantu ho habamo kamere, habamo ibyaha, habamo gucika intege, habamo kurambirwa. Nabagira inama yo kwikomeza ku mwami, ahandi hose haranyerera. Ikibuga cyose kiranyerera. Ariko wikomeje ku mwami ntabwo azamurekura, kandi siko bizaba. Ntabwo uzakorwa n'isoni mu izina rya Yesu. Umuntu uzakorwa n'isoni ni umuntu uzava mu masezerano y'Imana ari nta mpamvu. Kandi isezerano rikuru mbibutse ko ari ryo kujya mu ijuru. Ibindi nabyo Imana ijya ibikora, ariko ikintu cyazanye Yesu, dore turegereza no mu minsi ya Pasika, ni ukudupfira, ni ukuducungura ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Ushobora kuvuga uti njyewe ko byatinze gusohora, njyewe Imana dupfa iki? Ntacyo mupfa, ahubwo Imana ntitinze isezerano nk'uko benshi babyibwira. Imana ibaha umugisha bene data, Imana ibashyigikire, Imana ibagure, Imana ibarwanirire. Ni ukuri nshishijwe bugufi no kubabwirira ijambo ngo nimuhumure, abera bazatabarwa kandi bazataha. Amen.